mwese abatwumva bari mu mpande enye z'u Rwanda cyangwa hanze, tutangije cya cyigisho cyacu YouTube yacu ni Pastor Ezra Mpyisi Official. Ubushize twize ibyerekeye bene Nowa, kuko bene Adamu barimbuwe n'umwuzure, harokoka nanone abo kwa Adamu barokotse ni Nowa n'umugore we n'abana be n'abahungu be abahungu be babiri n'abagore babo bari 8. Nibo rero baje, nibo tugiye kwiga ibyabo. Harokoka Nowa, harokoka abana be n'umugore we. Ubwo kuko umwuzure wari umaze kubamara, Imana yarababwiye iti mukwire mu isi yose kuko muri bakeya. Baranga, bahera ko bati turashaka kwiremera izina rikomeye cyane, twubake hamwe, tube hamwe, tube benshi, tugira amaboko, tugira imbaraga, nahagira n'udutera tumurwanye. Nibwo bubatse umunara w'i Babeli, inyubako ndende cyane kandi nini. Aho niho hakomoka izo za etaje zubakwa mu isi yose muri iki gihe. Ikizu kimwe kinini kikabamo abantu ishyano ryose, cyatangijwe na bene Nowa. Imana irabireba iti aba bantu banze kunyumvira ngo bakwire mu isi yose. Kwirunda hamwe kibasha kuriduka, bose bagashira kubera ingaruka y'icyaha. Ariko umwe yubatse ukundukwe ntabapfira icyarimwe, umwe yapfa undi agasigara kubera ingaruka y'icyaha. Ibyo ntibabizi. Nuko Imana iramanuka ibabuza gukomeza kubaka, barahagarara. Uburyo rero yababujije ntirwana, ntijya impaka, irakora. Mu isi yose bavugaga ururimi rumwe, mu isi yose. Iramanuka bariho bubaka ururimi rumwe, iruremamo indimi ishyano ryose. Izo zivugwa mu isi yose zatangiriye ku munara w'i Babeli. Nuko umuntu yabwira undi ati zanira inyundo, akazana icyondo. Yamubwira ati zana amazi, akazana simenti. Yamubwira ati zana ingorofani, akazana igitaka. Bahera ko barayoberanwa. Yavuga ati ndashaka amazi yo kunywa, akamuzanira ikijumba. Batangira kudahuza. Nuko ntibahuza, ariko 10 bakagira batya bakumvikana, 20 bakumvikana, 5 bakumvikana. Abumvikanye bakajya ukwabo, abandi bumvikanye bakajya ukwabo. Indimi z'ibishyano ryose, abumvikanye babishyano ryose, ariko bake. Nuko bahera ko bamwe bakajya igitarama bumvikanye, abandi bakajya Rutongo, abandi bakajya i Kigali, abandi bakajya mu Bugesera, abandi bakajya mu Burundi. Nguko uko baje gukwira mu isi yose ikintu bari banze. Imana rero ifite ububasha hejuru ya byose. Nguko uko
ngiye inkomoko y'izindi mituvuga. Bamwe rero ugasanga iyo babwiriza bakavuga ngo baravuga ururimi rutazwi. Nta rurimi rubaho rutazwi. Kuri abavuga indimi se mu rusengero ntabwo ari byo. Ni ibintu bahimba gusa. Bagasakuza kandi ntacyo bavuga nk'inyoni. Inyoni irajwigira ariko ntiwumva ikivuga. Nta rurimi rubaho rutari urwo izo ngizo zatangiye icyo gihe. Nta rundi rubaho. Nagezeho n'indimi z'umwuka wera. Ntazibaho. Mwuka wera se ko ari uwo mu ijuru, muri wo mu ijuru. Mujya kuvuga ururimi rwo mu ijuru mwageze yose. Muri Bibiliya n'ahantu handitse ngo nzaboherereza umwuka muzavuga mu ndimi ndetse munahanure. Yego, iyo uvuze mu ndimi niyo uri umufaransa, nanjye nka umunyarwanda ngomba kwiga urwawe nkarumenya. Cyangwa wavuga nkagusemurira ubwira abanyarwanda uri umufaransa. Gize indimi ni ubuhanga bwo kumenya ururimi rw'undi warwize. Nta zindi zibaho. None bariya bavuga za ndimi bazadukanye bagambiriye iki buriya? Uko bavuga ngo Mariya yabaye Imana. Imana se niko ari Imana yaba umuntu. Nyina w'Imana. Nyina w'Imana. Wasobanura uko n'Imana se yatwitse Marinda. Biravuga ngo ni Mwuka Wera. Ngo imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Mariya yahuye na Mwuka Wera, barahuye batahuye urabizi. Niyobera ritagatifu. Niyobera. Ntabwo ari ritagatifu. Niko tubivuga. Igitagatifu ni kera. Ibyo ngibyo nicyo utazi. Ikera kiramenywa, ikibi kiramenywa. Nuko indimi rero zirakwirakwira ku munara w'Ibabeli. Nuko bakwira mu isi yose batyo. Uko gukwira mu isi yose rero icyo kwabyaye. Niko kwabyaye amoko. Amoko nayo ni ingaruka y'icyaha. Ingaruka y'icyaha. Imana yaremye isi n'ijuru, ntiyaremye ubwoko. Imana yaremye umuntu, Adamu. Umwe, umukobwa n'urubavu rwe. Imana ntiyaremye abantu, yaremye umuntu. Buriya na Eva ntabwo yaremwe. Yaremwe ariko aremwa mu rubavu. Uwo musore. Undi aremwa mu gitaka, undi aremwa mu rubavu, mu kagufwa k'umugabo k'umuhungu. Iyo niyo Bibiliya itubwira. Noneho rero Imana ntabwo yaremye u Rwanda, yaremye Kongo, yaremye Amerika, yaremye isi n'ijuru. Ayo mazina nabagiye mu karere mu kerekezo cyo baje kwita u Rwanda, bakita u Rwanda barwitira umubyeyi wabo mukuru witwaga Rwanda. Abamerika, izina rya Amerika ryaje ejo bundi. Amazina y'imidugudu ni abantu bayita, amazina y'abantu ni abantu bayita. Bakayitirira Imana ngo habyara Imana, hatunga Imana, harera Imana. Si Imana iyita, ni abantu bayita. Ariko Pastor, mu byigisho mukunda kutugezaho kenshi mukunze kugaruka ku cyaha, ingaruka z'icyaha. Ubundi icyaha nicyo cyishe ibintu byose. Icyaha kuki mukunda kugikomozaho cyane? Niwe wakoze icyaha. Icyaha ni ikintu kirwanya icy'Imana yavuze yakoze.
uwabirwanije ni Satani yitwa cyaha, agakoresha abantu iby'Imana idashaka, nk'uko nawe yanze gukora icyo Imana ishaka. Icyo kikitwa icyaha, gukora icyo Imana idashaka ngakora icyo nishakiye ubwanjye, ngicyo icyaha. Icyo cyaha rero ukoze, wari ufite kamere y'ubumana, ugira kamere ya Rusuferi. Iyo kamere mbi igukoresha icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Umva byose iyo bikomoka. Urupfu twese turarutinya, rwabyawe n'icyaha. Icyaha cyaje gite? Kizanywe na Rusuferi, wagiwemo n'igitekerezo kibi, kamere mbi, asohora iy'ubumana, yamukoreshaga ibyiza. Kandi yakomeza gukora ibyiza ntata Imana, niyo yita icyo atari cyo, ntiyajyaga gupfa, yajyaga guhora w'iteka ryose. Ariko nubwo ari ubu arindiriye urupfu, nawe arabizi. Rimwe abadayimoni bahuye na Yesu barataka bati, kuje kutwisha igihe cyacu kitaragira cyo gupfa. Bazi ko bazapfa, ariko igihe cyo gupfa cyabo ntikirangira. Ibyo rero byaje kwaduka, bikozwe n'abantu, ntabwo byakuyeho ububasha bw'Imana. Umwe ni Umumerika, undi ni Umuhindi, undi ni Umunyarwanda, undi ni Umuganda, undi ni Umuchina, ariko bose bafite amaso abiri. Kigaragaza ko Imana ariyo yaremye. Bafite amatwi abiri, bafite amazuru abiri, bafite akanwa kamwe. Umuhanga umwe yarebye mu maso h'umuntu, aravuga ati, Imana yanditse mu maso h'umuntu umunsi wa karindwi. Mu maso y'umuntu harimo ibintu birindwi. Amatwi abiri, ongera amaso abiri, nangahe? Ni bine. Nani? Ongeraho amazuru abiri, nangahe? 6. Ongeraho akanwa kamwe. Iminsi 7 y'icyumweru ushaka. Wa karindwi ukitwa kuruhuka. Abantu bavuka se bafite ubumuga, usanga afite nk'ugutwi kumwe. Ingaruka y'icyaha. Ubasha no kubyara ufite izuru rimwe, ugutwi kumwe, ijisho rimwe. Ingaruka y'icyaha. Ariko bikaba bikeya cyane, ibyinshi bagahuza. Byinshi turabihuza. Ubu rero icyo ni ikikwemeza ko ubumuga, kumena ijisho rimwe rigapfa, ukagira amaboko abiri, kumwe bakaguca, cyangwa kukarwara, kukaremara, iyo ni ingaruka. Ni ukuvuga, ubwo nivuga ko Satani ariho. Ikigaragaza ko Imana iriho ni uko hari ufite ibyo byose, kandi ntakora icyaha. Bariho benshi badakora ibyaha, bake cyane. Hariho rero hafi ya bose bagakora ibyaha. Ubwo Rusuferi ariho, wazanye icyaha. Icyaha ni ukuvuga ikintu kibi kizagukoraho. Imana rero yari yarinze abo yaremye gukora ikizabakoraho, bagahoraho iteka n'iteka. Bihitiramo ikibazo ni urupfu. Ko dufite insengero nyinshi mu isi, nyinshi cyane rwose, kubera iki cyaha kitunanira kukireka? Kandi bose barigisha kureka iki? Icyaha. Barakiretse abo bakwigisha se ngo ukireke. Mbere yo kwigisha kureka icyaha, ukwiriye kubanza kugira ute? Kukireka wowe wigisha. Ukamenya isinzi yacyo. Erega nta muntu ubasha kukireka
nta muntu ufite insinzi yacyo ni Yesu. Yesu tuvukana kamere mbi iri mu bwonko bwacu idutera gukora icyaha. Kuko tubyarwa dukomoka kuri Adamu wemeye gusohora ubumana akakira ubushitani mu bwonko bwe. Yakira ubushitani mu bwonko bwe. Iyo rero wakiriye ijambo ry'Imana mu bwonko bwawe, ubushitani burahunga. Ariko bugahungira mu mubiri wawe ngo buwukoreshe icyaha. Mu bwonko bwawe hakaba hagiye ubumana. Icyagiye mu mubiri cyashaka kuwukoresha icyaha, ikiri mu bwonko kikirusha imbaraga n'ubumana kikanga. Ukanga kikagutera kwanga gukora icyo cyaha. Ngiye insinzi. Kugira abandi bakavuga ngo vuga amashengesho. Nabwiye umunyamurenge wansanze ahangaha. Ambwira uko abanyamurenge bo mu gihande kimwe cy'iwabo abasirikari barabagose bagotaya ingo zabo babataha hagati rwose. Umunyamurenge umwe arabwira abantu atumva turashize, bagiye kuturasa n'inka zacu bazirase byose dushire. None muze tujye mu rusengero. Bajya mu rusengero gusaba Imana, bizera amashengesho abanyamurenge. Bavuga amashengesho. Babandi bari baje kubica, noneho baza batabica barababwira tuva rero twari tuje kubica. None rero mushaka aho muhungira tuhabajyanye. Kwanga turahafashe n'ahacu. Barababwira barabashorera n'inka zabo n'ibintu byabo barahabajyana. Bati dore n'Imana idukijije. None se wamuhakanye ute? Bajyaga kubarasa nibo babahungishije. Siko niko biri. None se abo bahunze baretse gukora icyaha? Ntago baretse kugikora. Baretse bakizura imiri yabo ntibabonye nka ntibarashwe. Ariko ibyaha nibo bene byo. N'ababajyanye aho hantu babahungisha barakora ibyaha. Ariko icyiza kirimo nuko nubwo dukora ibyaha Imana ikomeza ikatwumva. Oya. Iratwumva iduhaye igihe ngo twihane. Iyo utihanye igihe kiragira ntikumve. Ni igihe cyo kwihana cyo gusigaho gukora icyaha biguhaye. Yagihaye abayuda imyaka 490 cyo kwihana. Aho kwihana barakabya. Bagira bake bararimbuka barashira. Uko banze imbabazi z'Imana. Nako pastor tuvuga icyaha imbere y'Imana ibyaha ngo birangana. Nta cyaha kiruta icyaha cyose ni icyaha. Ariko mbere yacu twebwe tubishyira ku rugero. Tuti iki ni kinini, iki ni gitoya. Iki ni kibi cyane, iki ni cyiza ho gato. Icyaha ku Mana ni icyaha. Ari icyo wita ikinini, ari icyo wita igito, byose amaherezo bizana urupfu. Byose. Aho ngaho ndumva Imana ntago sinzi niba yarakoze ubutabera bwa nyabwo nk'umuntu akica umuntu hanyuma undi agatukana bikaba bingana. Yaguhaye ubwenge bwo kumenya ibikomeye n'ibidakomeye. Wese ntuzi ko kwica umuntu birushije kumutuka. Yego. Kuki utabivuga? Ese ko cyako gato utagatsinze. Kuki ko gato kagutsinze? Nuko ari akantu katagira ingaruka zikomeye ku muntu. Ariko kazakuzanira urupfu. Pe uko gutokana kubyara gupfa kwica. Abajya kwicana babanza gutukana, babanza gusebanya,
bikagenda bikagera ku kwica. Iyo ukoze kimwe kibyara ikindi, bigenda bihererekanya. None pastor, tugarutse mu bo kwa Babeli kuri wa munara, baratandukanye, baragiye, bamwe bagiyeho abandi bagiriya. Ibintu by'urwangano rwabajemo, aho ishyanga ryatangiye gutera irindi shyanga, ibintu byabajemo bite ko bari bamwe kuva mbere? Bari bimo bafite bavukanwa bakomora kwa Adamu. Bavukanwa yo gukora icyaha ibarimo, iri mu bwonko bwabo. Ikibatera kwangana, ikibatera kwicana, ikibatera gusambana, kwiba, kibarimo, barakivukana. Kandi Imana ntabwo yagoye icyo uvukanye utakikururiye, waracyokojwe n'ababyeyi bawe. Yesu yaje kukuzura, akakwigisha, akakugezaho ugira amahitamo nk'Adamu, ukihitiramo gupfa cyangwa gukira. Ngiye neza y'Imana. Bibiliya ikatubwira yuko Imana ivuga ko ihora abana ibicumuro bya ba sekuru na base. Ubwo ntituba turenganye twebwe abana? Ntabwo wihora. Ibahora kunywa inzoga. Iyo umuntu ari umunywi w'inzoga, ibi birenze urugero, abyara abana bafite ibimenyetso by'ibibazo by'inzoga. Iyo asambana birenze urugero, abyara abana barwaye sida, kandi bo batasambanye. Uko niko ihora. Si Imana ibikora, nibo babitera abana babo, ariko Imana ikabyishyiraho. Iyo ni imvugo icuramye y'abantu baze kuvuga yuko aribo babitera. Babeshyera Imana sha, babeshyera Imana. Ni imvugo y'umuntu, none iyo ngiyo ntabwo imvugo y'umuntu. Naho ubundi Imana ntabwo yakuziza icyo utikururiye ubwawe, kandi n'icyo wikururiye iguha isenzi yacyo. Ariko kera Imana ntago menya yarahanaga cyane birenze muri iki gihe. Oya, ni kimwe n'ubu. Ubu mbona twebwe twihorera. N'ubu ni kimwe, kihana kirazira. Ingaruka zikugaruka ku byo wakoze. Ingaruka ukavuga ko Imana irambana, uhahana umuntu urakara, ko Imana sitarakara yaguhana iti. Ntihana, ahubwo n'ibikubaho byawe n'ibyo wakoze. Ariko hagira ubigukorera. Oya, ubigukorera si we. Iyo leta wibye ikagufunga, niyo bigufunze. Niyo. Oya, ni wewe utariba ko itagufashe. Yego iba yamburiye, nkiba, hanyuma ikamfunga, ariko hagira ushyira mu bikorwa icyo gikorwa cyo gufunga ari we. Ariko ni ingaruka izo. Ibyo ni kuko tutazi uburyo bwo kuvuga. Icyo cyitwa ingaruka. Ibyo wakoze bikakugarukaho, bikakubera ingaruka. Ibyo wakoze ukabona igihembo cyabyo. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urupfu rukakugeraho kuko ari we warwamagaye. Muri Bibiliya cyane cyane mu isezerano rya kera bigaragara yuko Imana yakundaga Abayisiraheli gusa, ngo ndabateza buriya bwoko mu burimbure gutyo. Ayo mahanga yandi yaziraga iki? Kuki yari ifite uko kubera? Ntabwo abona si bagiye kubarimbura, n'ingaruka y'ibibi bakora. Abisiraheli ntibashyirweho ngo bo baratunganijwe, bashyiriweho kugira ngo bigishwe nabo bigisha abandi. Barangije bakora nk'uko abo bigisha bakora. Bananira Imana nabo barayinanira. Abisiraheli nabo bananira Imana. Murase kubera iki yari yahisemo Abisiraheli, abo muri Isiraheli? None se
ushaka kugira mwarimu bose ba mwarimu se utoranyamo bamwe ukabigisha ubwarimu nabo bakajya kwigisha abandi. ubwo impamvu nari mbibajije nuko igihe bashaka kubaka uwo munara w'Ibabeli baje gutandukana, ari naho numva ko n'Abayisiraheli babaye ubwoko hirya aho ngaho, babaye nabo ubwoko runaka, nkibaza baza kongera gutoranywa. nkibaza iyo kriteriya rero Imana yagendeye kavuga ati nimwe mpisemo. None se sinakubwira, none se iyo ugiye guhitamo ba mwarimu uhitamo bose, ababigishwa n'abigisha n'umutegetsi, abantu bose ntibategeka. Uhitamo umwe agategeka abandi ukamwigisha gutegeka. si kuko bose wabagira, ntibishoboka, ntibyabaho. ubu kuba Abanyayisiraheli batemera Kristo harimo abatemera Kristo nk'umukiza wabo, byo buriya ni iki? Ni nk'uko nawe utamutemera Kristo. None se we nuko Imana irakubwira iti kora ikireka iki, ntiwayinaniye se kukireka? Byaranze n'Abisiraheli nuko yagize ko bari ubwoko bw'Imana bakagombye kumva vuba kundusha. Oya, abana bawe n'abagaragu bawe bagomba kukumvira kimwe, ariko abana bawe bari bakwiriye kukumvira kuruta abagaragu bawe. Ariko usanga abana ayo yabaye mu bikuruta umugaragu akakugambanira, umugaragu ntakugambanira. Byose bikomoka ku bushake bw'umuntu. Wa mudendezo umuntu afite akikorera ibyo, undi akikorera ibye. Simbikoreshwa nuko ndi umwana wawe, nkabikoreshwa nuko nifatiye icyemezo. Ngomba kubaha. Urasi iherezo ry'Abanyayisiraheli natwe bo mu mahanga niba ariko navuga rizaba rimwe? Ni kimwe. Pawulo yagiye kwigisha Abayuda, ababwira ati mugaruke ku Mana y'abatora, bitwaga ubwoko bwatoranijwe. Igihe cyarageze banyagwa ako gaciro, ntibongera kuba ubwoko b'Abarubanda, baba nk'abanyamahanga, baba nk'abapagani. Bambaye ikirezi ntibamenya ko kera. Imbabazi zisigara ku muntu we ushatse kwihana ari wenyine. Bo banza kwihana nk'ubwoko, ushatse kwihana ari wenyine akababarirwa. Ariko ntibaba bakitwa ubwoko bw'Imana. Igihe cyarageze barabinyagwa. Ese bikozeho uko kwikoraho. Ni ingaruka z'icyaha nazo. Uko rero ubwo noneho tugarutse nko kuri iki cyaha tuba turimo turareba, ukunze kugaruka ku cyaha. Nge maze iminsi nkurikira ibyigisho uduha uvuga ku cyaha runaka, se kwagira gutya arakwigisha kureka icyaha. Kora komantere ku bintu bijyanye n'icyaha rwose ubundi tubisobanukirwe. Icyo kivuga hera mbere na mbere y'ibintu bikomoka hari Imana. Imana ni umuremyi w'ibintu byose, ntikora icyaha, ikora ibyiza gusa. N'uwo yaremye Lusuferi, marayika mukuru, yamuremanye ubutungane bwo kudakora icyaha, ariko ihumekera muri ububasha bwo kumenya, bwo gutekereza, bwo guhitamo umudendezo utavogerwa. Ubwo rero nubwo yamuremye, yamuhaye umudendezo wo kwihitiramo gukora icyo ashaka, ntavogerwe. Imana yamuremye ntibe yamutegeka ngo ukora iki reka iki, ntitegeka. Ikamubwira icyiza, ikamubwira ikibi, akihitiramo. Uko Lusuferi yagomye yihitamo ati nanjye ndi Imana, kandi atariyo. Igice cyaha kwiyita icyo atari cyo. Icyaha ni ukwita ikintu ngo ni iki kandi atari cyo.
ukavuga uti kwiba ni byiza nkwiriye kwiba bizangiza kandi atari byo ariko hari igihe wiba bikagukiza hari igihe bigukiza ariko amaherezo iminsi y'igisambo ni 40 amaherezo ukazafatwa hari aho nigeze kubona uri kubwira abanyamakuru uti Imana itabara igisambo kivuye kwiba barimo barakivugiriza induru hari igihe Imana igufasha ntibagufate uracyafite igihe cyo kugira ute gusigaho kwihana se burya ko n'Imana ibigufashije baragufata byanza biko burya n'Imana ibigufashije n'Imana ibigufashije ngo wihane umve imbabazi zayo ugakora icyaha ariko ikaguha umwanya wo kwitandukanya nacyo ntihutiraho ntitsinda mu cyuho oya ahubwo gukura mu cyuho ngo wihane numva yakakuretse ingaruka z'icyaha zikagutikura yego ingaruka zo ntuzihunga baragufata ariko igihe nubwo bagufasha biba bagufata imbabazi zikiriho ugafungwa ukihanira muri gereza ukababarirwa Imana ikakubabarira ariko ugafungwa ukarangiza igihe bakugeneye gufungwa ingaruka zikakubaho ariko icyaha cyo wakibabariwe hari nk'urugamba tuba turwana niba ariko navuga muri iyi si yuzuyemo ibyaha byinshi koko umuntu ni nk'izi strategy yakoresha kugira ngo abashe gutsinda icyaha atari ukuvuga ngo Yesu ajye mu bitekerezo amfashe ariko umuntu yakora iki ko biragoye nta kindi kibaho isinzi yacyo ni Yesu nta yindi nubwo wagira uti nubwo wakwiyahura ntibyagukiza insinzi n'imwe ni Yesu wenyine nta yindi nko kugira umwaka ugashaka umufasha utemera Yesu wowe ushaka kumwemera si ikigeragezo insinzi ni Yesu iyo umufite Yesu iryo shyano ryihanganira kugeza ko ripfa cyangwa rikira ukabana nawe nk'uko Yesu yarayihanganye ageze iyo bamwica Yesu yari Imana Imana twe ntitwabishobora yaje kuguhubwo umana ku buntu nguko kukujya mu bwonko yakijwe n'ubumana bwari mu bwonko bwe ubumuntu buri mu mubiri atsinda ikiri mu mubiri nticyamukoresha icyaha nanjye yaje kumpa ubumana usindira gukora icyaha kindi mu mubiri abamuriye kugira kamere ebyiri nkawe biragoye ku buryo umuntu yabana n'umugore cyangwa se umugabo akujujubya ntiwake divorce ngo wigirire amahoro umusezerere yahukwe nawe ukwawe nibyo byiza ariko we gushaka nushaka urabukoze icyaha mwakoze divorce se byemewe n'amategeko hari divorce ya Bibiliya na divorce ya leta iya leta Bibiliya ndiyemera nk'uko leta nayo itemera ya Bibiliya aho hantu si umutego twatezwe bose bahukuriwe ngo mubaye imibiri ngahe umubiri umwe none se uramusataguramo imico rero gukora divorce burya ni icyaha nayo ni icyaha ibyaha biri mu gihugu ni icyaha kuko ibyo ni amategeko y'abantu usaye y'Imana ntawe n'umugore wawe kuko impamvu mbivuze nuko mbona muri iki gihe uburyo busigaye bufasha abantu bwo kwanga abantu babona amahoro nuko akagatanya vuba vuba kavuga utereka muri divorce turayemera ariko nubwo ari hariya aracyari uwawe nubwo ari hariya aracyari uwawe iyo divorce y'Imana
ntimubana aho kwicana umwe abukwa n'ukwe ibyo Imana irabyemera. buriya Salomo yakoze ibyaha bikomeye yashatse abagore benshi nukuri none se ibyo abantu bakabyemera abishakira abagore benshi nuko itegeko menya ritabyemera abantu ubwo siho baturutsa ibintu byo kujya gusambana ibintu byo kuba itegeko ritemera ko umuntu ashaka abagore barenze umwe wawe akiriho ubusambanyi wawe n'uwo nubwo ari hariya mutari kumwe nicyo kibazo cy'imibereho ye mibi cyangwa yawe mibi ariko aracyari umugore wawe nuza n'undi wa kabiri urasambanye nubwo abagize divorce ya leta Bibiliya ntiyemera ko ari ikigeragezo kuba warabayeho ufite umugore cyangwa ufite umugabo ukajya kuba uri umupfakazi si ikigeragezo si ikigeragezo ntabwo yari afite abagore bangahe ukibera nka Yesu nuko atigeze ashaka na rimwe ngo yumve ibyiza byabyo nawe rero ube nk'utigeze ushaka iyo wabaye nka Yesu uba nk'utigeze ushaka ntabwo byaba byoroshye pastor ntabwo byaba byoroshye none se gushaka kuje kukugomesha ukagomera uwakuremye ari umugore wawe ari n'Imana icyambere gikwiye kuba iki ni umuremyi wawe umuremyi umuremyi wawe harya Pawulo nawe nigeze ashaka umugore yaramushatse Bibiliya ivuga yuko abahanga mu byo bavuga ko yari yarapfuye umugore we yanga gushaka undi ubwo si byo byatumye yiyegura gukorera Imana kuko yabonaga ari umupfakazi w'umugabo ati abiyo wese ko yahoraga azerera umugore se yakwemera kuzererana nawe ukemera Imana kugeza ubwo izakujyana aho batakenera abagore uvuze ngo umugore ntiyakwemera kuzerera nibuka abagore iyo yafite Yesu arabyemera yafite Yesu arabyemera aricara mukagendana ariko ikibabaje ni uko ugira Yesu we ntashake kumugira akigirira Satani aho rero ntabwo biba byoroshye umva rero n'ubundi Yesu yarabivuze ngo kujya mu bwami bwo mu ijuru ngo bikomeye nk'uko washaka kunyuza ingamiya mu zuru ry'urushinge kandi ntibishoboka byashoboka ubwo rero no kujya mu bwami bw'ijuru ntibishoboka kujya mu ijuru ntibishoboka kereka iyo ugize Yesu ukagira ugushoboza ni Yesu wenyine umuntu we ntiyabyishoboza ntibibaho ngaho utiyobera ngashaka kubyishoboza ako pastor sinzi rwose kugira Yesu byo ko bigoye nyumva re biruje wiki umuntu ukubuza kwiba akakubuza kwitwisha isambo ubwo biragoye umuntu ukubuza gusambana nturware sida ugahitamo kurwara sida umva ngo ibyoroshye kwiyica ko binanirana se abantu bibananira niwo rero Satani ari Satani ni ukwiyica kwiba ni ukwiyica kwica uriyishe gusambana uriyishe kwangana uriyishe ikibazo mba nibaza ubwo nyine kuki bitunanira kandi mu by'ukuri dufite insengero ubushake niwo rero waremanywe iki umutendero ni ubushake bwawe
ndabyumva ariko dufite insengero buri munsi buri cyumweru batubwira Yesu ku isabato batubwira Yesu dufite tubabigisha uko mumugira mu bwonko kubera iki qui est dehors toujours uri hanze nyuma kukubwira umukobwa ngo umurongore ntumurongore azaba umugore wawe se ni bizabira aho gusa none kuki batatubwira Yesu rero akashaka ko umurongora ukamwanga ukamubenga ariko kagira undi urongora ugukundisha ibyo iyo utarongoye Yesu ntuba uraho ufite Satani funga akagapesu niwe rero uba wahisemo funga akagapesu gutya nagize icyokere ni uba ufite Satani ntabwo uba uri mu busa uba ufite ikigutera gukora ibyo gukunda ibyo kandi ibyo ukunda ntibikuzanira urupfu Satani ibyo agukundisha ntibikuzanira urupfu ukaba ari ibyo uhitamo ibiguha ubugingo ukabyihorera ukabyanga mva ukuntu ari mubi niba ari uko bimeze rero insengero dufite hanze aha n'izimbura mu maro ubu ngubu rero reba isi yose mbese iri mu bya Satani ni ikihe gihugu baticana batangana kandi ibyo ni ibya Satani ahari amahoro ni he ariko Imana ishaka kuguha amahoro ariko ni wewe wihitiramo abategetsi ntashake kuva ku ntebe kandi kutava ku ntebe azayivamo nabi ubutegetsi buraryoha apana aryoha inda ntabwo ari ubutegetsi aryoha ibyo arya n'ibyanywa n'ibyo bamuha kuko iyo uri ku butegetsi urica ugakiza nibyo bose baba bashaka cyane byoroshye ariko bavuga yuko ngo ubutegetsi bwiza bushyirwaho n'Imana Imana niyo ishyiraho aba bategetsi batumaze yamaze abantu abica kandi arica ibiremwa by'Imana ashyirwaho n'abantu ariko uwo nguwo Imana imaze abantu bamaze gushyiraho Imana ikemera gutegeka ko ategeka yatowe n'iki n'abantu nka Museveni ari gutera ikirenge mu cya Yesu Museveni ari gutera ikirenge mu cya Yesu atoranya abagomba gukorana nawe baratoranya injiji injiji ziza zishe Uganda Amini yirukanye abahindi n'abazungu amaduka yabo atangaje ashyiramo abahinzi b'urutoki umuntu winga mu rutoki azamenya gucuruza iduka ririmo za miliyoni 50 barayahombye karahava epe amaduka barayahombye amina arakara abaduka barabica none uriya nawe ngo arimo arareba ngo arigana Yesu yabanzaga kubashyira mu ishuri ryo kubigisha kugeza ubwo bamuhitamo burya yabaga amatrainings yabanzaga ishuri yabanzaga kubazura kwigisha intumbi yamara kubazura akabashyira mu ishuri bamara gusohoka ishuri ati nimugende mujye kwigisha none turajya kwigisha tutarigishwa na nyir'umuntu turabigishwa ba Satani tukajya kwigisha iby'Imana ariko ko dufitwe ko Bibiliya ivuga ngo mu bihe bya nyuma hazaza abahanura mu izina ryanjye n'iki n'abahanura ibinyoma ubu turaza kwerekeza turamenya ukuri ari ukuhe cya muri Bibiliya nizakubwira umuhanuzi w'ukuri n'uw'ibinyoma nabatandukanya gute mu gihe ntarajya muri Bibiliya ntabwo
bazakujyana aho bashatse. ubwo nagira ngo dufashe nkawe nk'umuntu wabashe kujya muri ntabwo nta Bibiliya. handi nakuyobora. Nanjye babasha kunyobya bakizwa na Bibiliya. Bibiliya niyo dini y'ukuri. Uvuga ibidahuje nayo ni umunyabinyoma wese. Uvuga ibidahuje na Bibiliya wese ni umunyabinyoma. impungenge njya ngira nuko hari igihe tujya muri Bibiliya tukajyamo buhumyi tukayisoma butabo ntitubashe kumva. Uzahora bakujyana aho bashakiye. Bazakuyobya kereka wayihaye umwanya, kandi umwigisha arahari, ni Mwuka Wera. Mwuka Wera azagusobanurira ati dore icyo Bibiliya ivuga, uriya ni umunyabinyoma pe. Muri Bibiliya birahari. ubwo kugira ngo umuntu Bibiliya iravuga iti komeza umunsi wa karindwi, none urakomeza uwa mbere w'iminsi 7 washyizweho n'abantu. ubwo se si ubushake bwawe. umwe arakuyobora ku wa karindwi, undi arakuyobora ku wa mbere w'iminsi 7. nawe aremera ko ari uwa mbere w'iminsi 7, nawe arabyemera, ariko agahitamo uwashyizweho n'abantu, ntahitemo uwashyizweho n'Imana wa Bibiliya. none se hafi yose ntiruhuka icyumweru. ubushake bwawe. hari ikibabwira ngo sibyo, kirahari, ni ijambo ry'Imana. se buriya gukurikiza ariko bafite umudendezo wo kwihitiramo icyo bashatse. ngiye kubabaza ni gukurikiza iyi minsi nk'uko Bibiliya bisaba, hari icyo byadufasha mu gutsinda icyaha ko mbona aricyo kituremereye. iyo wumviye icyo Bibiliya ivuga, uba wamaze kugira Yesu uguha insinzi y'ibyaha byose. nukumva icyo Bibiliya ivuga, si icyo idini ivuga. ariko aya madini yo yaje ati ko mwatubwiye ku ndimi ukuntu zaje, ubundi batangiye gusenga bajya mu madini. ni amateka maremare. ni amateka y'abantu bashaka idini ibaha inyungu z'iby'isi. nguko ayo madini yavuka. n'irivuka naryo riba ari mu nyungu zaryo, ariko nacyo ritigisha iby'Imana, ariko ryigisha ikimuha abayoboke benshi. kandi iyo wabonye abayoboke benshi wabonye urufaranga. ifaranga ririnjira. wabonye urufaranga. ni ngaya amadini uko yagiye avuka, ni ukugira ngo babone ifaranga. inyungu zabo. ubwo aho siyo mpamvu badusengera bavuga ngo izera Yesu ubona akazi. ubona akazi ntabwo uzakabona. ugahawe n'amashengesho, ugahawe nutiga uzakabona. amashengesho azaguha akazi baranze kwiga. ngaho azaguha amafaranga waranze gucuruza, wirirwa wiryamiye uvuga amashengesho. ntabwo byakunda. none se ubwo ijambo bavuga ngo kwizera kurarema turitesha agaciro. oya, kwizera ni ukwemera icyo utabasha gusobanura. ubu Imana ntubasha kwisobanura. ntigira intango ntigira iherezo, ariko ukizera kwiriho. kuko kwizera ntabwo niremye, mfite uwandemye, ariko uburyo yakuremye se urabizi, kandi ukabyizera kuko ukabyemera. iriho. uko niko kwizera. kwizera ko Imana izampa akazi se byose nabikora. oya, jya guhakwa. nutabikora ntabwo uzapfa ukabonye. nusanga biba wibi, nusanga bica wica, nutabigira barakwica.
singakoza akazu kukabona. hari aho bibiri ituyobya rero ngo data wo mu ijuru abategetsi bo ntaho umugore akazi akira kamwemereye kumusambanya. ikibazo ibiri hose biriho rwose. aho rero ubwo babigenze bataba abakobwa bashiki bacu n'umwanda iby'iyisi. ati ndaguha akazi ariko turyamane ubyanze ubundi se ubyanze nawe ukareba ejo kuba wakaze ejo wawuguza akavatiri uti ngwino ukamwakira akagutera sida kandi ejo akaguta mukangana n'umwanda iby'iyisi shaka. kandi ngo ibi ngo na kera byahozeho byatangirwe na Rusuferi mu ijuru bitangizwa na Adamu nawe ukavuga ngo kera niyo ubugome bwabaye kera mu irema. ariko Rusuferi uwaremwe niwe nyirabayazana niwe wabizanye byose Arimo nibaza niko Adamu we yaratewe ariko nta bubasha Rusuferi yaramufiteho. Niwe wihitiyemo kumwakira. Yego. Nkavuga nti none Rusuferi we ubundi yabitewe nande? Ntawe. Niwe. Ko ari umuntu. Ni nkomoko y'ikibi. Rusuferi we yihitiyemo n'umuntu yarema ububasha bwo kumenya gutekereza guhitamo umudendezo. Aratekereza none usungu wowe siwe wihitiramo icyo ugiye gukora cyaba cyiza cyaba kibi hari uguhitiramo se ntawe n'uyu munsi niwe wihitiramo kwihitiramo kwica umuntu kwihitiramo kumukiza. ariko hari aho baduhitiramo hari ibikorwa bimwe na bimwe duhitirwamo katureberera ibidufitiye umumaro. niwe wihisemo ko ikikugiriye akamaro. Navuga ni bakatureberera ibidufitiye umumaro bati mwambara agapfukamunwa nguko ibikiza umubiri. Ibikiza umubiri ubu nabwo kwambara agapfukamunwa bikiri itegeko nditegeka kuko uzi ko nutakambara nije wandura. Ukaraba nije witegeka. Pastor tugana ku musozo hari ikintu mwari muvuga ku kijyanye no gukora nibuka ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo data wo mu ijuru abasha kugaburira inyoni n'iki ngo tuzamuburana iki si ikimenyetso cyuko tugomba kwiyegera kwiyicarira akatugaburira. Inyoni irahinga inyoni irorora inyoni irasarura ashwe irasarura irahunika itabibye iryo kibonye kikarangira kikaza Imana ikayiha ikindi. naho umuntu yakugaburira nawe ariko yaguhaye ubwenge ugomba gukoresha. itahaye inka itahaye ihene itahaye inyoni ibyo ngibyo Imana irabigaburira. Kwigaburira biriya izangaburira no birakugaburira kuko uri umuntu niko kukugaburira yakuremanye ubasha bwo kumenya kwigaburira bwo kumenya kwiyororera bwo kumenya kwiyigira. igishoro gikomeye yaduhaye n'ubwo bubasha bune itahaye ibyo biremwa by'ibindi. rero abakiri udakoresha ubwo bubasha urapfa. Ngwigaburira ibiguruka mu kirere ngo nanjye uzanga no kuri neza akicara gusa ngo izangaburira boshye nawe ari ikiguruka. Yego no kuri ucucura akanyago niyo kugaburira yabiguhaye mu irema buryo yakuremye. Hari insengero zigira abantu bita abinginzi. Yego bahora mu rusengero binginga
turafite ishyano ryose mu badivantiste hingengwa umugome. Imana ni umugome. kuyinginga ni ugukundisha umuntu icyo atakundaga. Imana se ikundisha igira uwo yanga se, igira icyo yanga se, irangana se. Hingengwa umugome ngo asigeho. ni ubujiji buriya Yaguteye ubwoba kwita Imana umugome. Urumva sha? ni hatari. Urumva hingingwa umugome. Pastor, reka tugane ku musozo, dushimire cyane abari bari kumwe natwe. Aba tugejeje ni kuri bene no uko bakwiriye mu isi n'icyo byaje kubyara. Aya moko dufite abantu bafite amashusho adasa, ariko bikagenda bikagaragaza ko Imana ni umuremye, bakagira ibyo bahuje utahindura. Wabona umuntu ugenza amaguru n'amaboko, ntabwo bibaho. Amaboko arafata, amaguru akagenda. Nubwo hari ibyahindutse, hari bitahinduka. N'ubifite gutya bafite ubumuga, bagize ubumuga, nukuri yahuye n'ingaruka z'icyaha. Bidahinduka, ingaruka z'icyaha. Reka tugereza aha ngaha, tuzakurikizaho rero ubutaha bene Aburahamu, Abayuda, abene Yakobo uko baje kubaho. Ubwo bene Aburahamu nitubageraho tuzabona bano Banyepalestine bose n'Abanyayisirayeli birirwa barwana, inkomoko yabo tuzamenya inkomoko ya bose, birirwa batikurana kandi ngo ni abavandimwe. Bose ni bene Adamu. Tuvuye twabanje Adamu waremwe, tukurikizaho bene Adamu aribo batugeza kwa bene Nowa, tukurikizaho turangije bene Adamu tugakurikizaho Abisirayeli, twarangiza Abisirayeli tugakurikizaho kuza kwa Yesu. Yesu yaje kuremurura ibyananiranye. Iyo Abayuda baza Imana yatoranije bakaba ubwoko butoranijwe, iyo bubaha Imana Yesu ntaba yaririwazwa. Yesu ntaba yaririwazwa. Ubwo nitwari kubihomberamo ko ngo twagiriwe ubuntu, twabaye nk'ibiti by'ingurukira. Iyo Abayuda batoranijwe bubaha Imana bajyaga gukora icyo Yesu yaje gukora. Nibo bari gutabara andi mahanga. Bashyiriweho gutabara andi mahanga. Barangije babankayo, bakora nk'ibyo amahanga yakoraga. Yesu aza kudutabara twese, bashaka kumukoresha nk'ibyo bakora aranga. Baramwica, bica umubiri, ntibishe umwana bwe. Ese buriya kuza kwe nuko byari byananiranye, babonaga ubwoko bwatoranyijwe kubikora bwatsinzwe. Bunaniwe. Umva yuko Imana igerageza. Ubwo uko byagenda kose andi mahanga yagombaga gukizwa uko byagenda kose. Bashyiriweho kugira ngo bakize andi mahanga. Barahemuka. Ngaho nguko. Turabashimiye cyane rero bari baduteza amatwi bose. Bari baduteza amatwi rero tuyirana aho ngaho. Ubutaha tuzajya muri bene Aburahamu. Mana igira neza, turagushimiye cyane. Iki cyigisho ni icyigisho cy'ingenzi. Tuganiriye ibikomeye cyane ariko abantu ntibabyumve. Mana ngwino Mwuka Wera aze arangize ibyo tutabashije kugeraho. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.